nafashwe ku itariki 5 ibintu byanjye byaranihutaga cyane ku zindi tariki ubwo 5 guhera kuri 5 kugera kuri 12 narindi muri station yari ntarajya kuburana yego mu cyumweru gikurikiyeho nisanga ndi kuburana urumva mu gikurikiyeho nisanga nageze imageragere so uba winjiye mu gipangu rero wisanga amageragere ikinjira amageragere niki cyagutunguye na Theo yaje nsangayo yaje nsanga muri classe aho batwakirira nyine nge nari mazemo nk'imisi biraza ku munsi wa gatatu urumva icyo cyumweru bose bagendera hamwe ubundi wasanzeyo ni wa munyamakuru mwakoranaga Jean Paul mushuti akasamutwe Jean Paul yazanye amashagaga menshi nari nzi ko bucyo ata yaje ubona titeguye kuba araho biti ariko Imana imworohereze pe kabigaseko nk'akeza Jean Paul arahageze ariko ubona atabyumva ntago yigeze abyumva n'ubu sinzi niba yarabyumvise nta nubwo abashaka kubyumva nanjye nafashe umwanya ndamuhumuriza yase Jean Paul bimeze bite yatangiye ubundi yanze no kurya ibigori ati ibigori ntago nshobora kubirya ariko n'ubundi ntago wabirya ufite amafaranga kuri jeto uratumiza bikaza ukabibona ngo reka mite njya gutumiza yarazi ko gutumiza bigeta biza baramubwira ati utumije bimara icyumweru rero nanze kumuca intege agaruka yabiye aramubwira ati musa ubu none twaganira se agira ngo abanza shone ubwira ubu rero ukuntu bigenda utabifite ureba ubifite akabiguha nawe ukazabibona ubutaha hano ntago waba uri Nyakamwe nuko none se ko tujya twumva abantu bamwe bavuga ngo hari abantu bamwe ngo bari kwabo ngo bari mu kato ego byo birahari hari abantu nka nuza nka Kazunguri wakoze amahano ntago yari ari mu bantu bose muri rusange nko kuri tuza nko kuburana najyaga murana uriya wahoze yigisha muri kaminuza yitwa Karasira mwahuraga baje kuburana kandi nta handi wapfa kujya kumubona nigeze mubona urumva rero barimo ahantu kwaje ngewe ntakubeshya umuntu wantunguye cyane ni BAMPORIKI impamvu yantunguye ngikunda namufataga hanze aha JALAS Official TV twongeye kubana namwe ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye turabasuje kandi tubaha ikaze ku biganiro n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi twicaye muri Urban by City Blue cyangwa se Urban Hotel niho tugiye kuganirira n'uyu mu jeune ari jya buriya stati yawe ntabwo hazamo ubupapa dira ndi umujene ndacyari umujene papa nimeze utese JALAS ni neza umwe mu bantu nzi bafite byinshi cyane bazi kuri iyi game uko buriya ntekereza ko ntago uri munsi y'imyaka 15 muri kino kibuga yego niko ntago beshya aho ngaho rwose kabisa uko ngiye turaziranye kuva ku bwa kera kabisa abatari bazi ko X Dealer yabayeho umunyamakuru nge ndabizi yego ariko biriya bindi wakozeho n'ubu manager cyangwa no kuba event organizer narabikoze n'ubu ndabikora nigeze no kumanagingaho nigeze kubaho manager Jay Polly wamubere manager nkuko abantu babitekereje yego nigeze kumuberaho manager kabisa ngayo nguko rero ni X Dealer tugiye kuganira Eric X Dealer Eric niyongeyeho kuko mwarimenye nyuma yuko hajemo ibya dossier buriya amazina asanzwe ngamenyekana y'umuntu yahuye n'inzego aka nibigikora kandika ngo wamamaye nka niko bimeze kabisa ngira ngo mu bihe bitandukanye mwagiye mubona ibiganiro yakoze ubwo yaravuye muri gereza y'amageragere cyangwa igororero ry'amageragere arafunguwe by'agateganyo nyuma yuko yarakurikiranyweho case ya telefone ya Ben bivuga ko ngo yayibye ariko by'agateganyo niyo mpamvu nanjye ntarashimangira ko atayibye ariko ibyo byose
iyo urekuye by'agateganyo haba hari impamvu nyoroshya cyaha cyangwa se nyoroshya cyaha nta mpamvu zikomeye ziba zikuhamya icyaha aha so rero X Dealer rero turajya kutuganire byinshi bigiye bitandukanye hari experience nini wakuye hariya hepfo no gutatinzeyo ngo ndavuga amageragere hari byinshi nawe nk'umuntu ufite imboni zose ubwo navuze ubunyamakuru kugira ngo abantu bamenye ko utagenda gutyo gusa nyine ijisho ry'umunyamakuru ariko kandi turanagaruka kuri game nyine kuko hari byinshi cyane ubuzi muri industry uba ushobora kudusangiza abantu benshi baba batazi ufite experience nini niwe wazanye inkokora kujyana abasari mu nkokora mu nkokora ikizavamo urakizi kabisa nawe rega tubiziranye ikikuramo JALAS mubona ntago bari kukubona JALAS ari mu bantu twatangiranye ntekereza ko ahubwo se buriya ide nini niwe wayizanye kugira ngo tuze muri ibi bintu kabisa umva rero turaziranye cyane kabisa iyo myaka uvuze nawe wari uhari nari mpari turiganirira nk'abantu rero baziranye okay so rero wenda mpereye inyuma gatoya kuri ku bihe wanyuzemo mu bihe gishize ubwo wafungwaga ni igihe kitoroshye ariko ushobora no kuganiriza abantu buriya experience yo gufunga abantu benshi ntabwo baba bayizi hari byinshi baba bibaza utuntu duteye amatsiko buriya na kenshi iyo umuntu afunzwe aba yibaza ese bagiye kunkatira njye mageragere nzarara he ibintu nk'ibyo nzabaho gute ese ndarya ikigori imyaka yose ibintu nk'ibyo kubera ko abenshi nyine ni ikintu batarafesinga ariko ukinyuramo bavuga ko ari urw'abagabo wagutera ibuye umugabo wese burya hariya niba w'abagabo ni nako tuhita cyane niko tuhita kuko nanjye ubwo nari mpari ariko umuntu wese yisangayo birashyika ushobora kuba wabeshyewe ushobora kuba hari ukuntu byagenze ariko nko kuri kesi yanjye ho nisanzeyo nta ruhare nabigizemo nisangayo ndengana ni nabwo nemeye neza ko biriya nyine ibyo umuntu abona ari hanze ntabwo ariko ariyo realite ibirimo hariya hari abantu benshi baba bahari batari bababere bagikurikiranwa ariko rero nta kosa bakoze nk'uko bivuze uravuze uti abantu benshi baba bariyo rero nta kosa bakoze mostly abantu bafite bakatiye 30 jours urumva bataraburana mu mizi bivuga ngo ntabwo tuba tugomba guhita tubatera amabuye cyane rwose n'umuntu wagira icyo avuga kuri uwo muntu akenshi ni ukutamenya kuko n'ubundi nkavuga ngo JALAS ntwariye mikoro n'urugero ushobora kwisanga uri hariya uri kubiburana iyo minsi 30 bakayigukatira kuko ndi kwerekana ngo yarari aha ngaha muri ano masaha hari ibimenyetso nabyo bigenderwa kugira ngo bagukatire iyo minsi ariko rero iyo umaze nyine kugera hariya nibwo ubona ko ibyo byose bishoboka dira rero ndagira ngo wenda gato ntabwo ndi bugutinze cyane ariko udusangize ku rugendo rwawe gato uriya narwo rufite uko cyo rusobanuye gufatwa kuba muri burigade no gukatirwa iminsi 30 ukuvuga ngo ugiye kujya mageragere ibyo byose ni ibintu ntekereza ko bigira ibihe byabo iyo ufashwe hari ukuntu ukiri mu bizunga cyane tarumva ibintu kuba uri muri burigade bakubwira amakuru menshi usanzemo abafasi rwose bakugenda buri wese abagufite ijambo muganira icyo nabivugaho ngewe nagiye nafashwe ku itariki 5 z'ukwa 10 ibintu byanjye byaranihutaga cyane ku zindi tariki ubwo 5 guhera kuri 5 kugera kuri 12 nari ndi muri station yari ntarajya kuburana mu cyumweru gikurikiyeho nisanga ndi kuburana mu gikurikiyeho nisanga nageze imageragere ibintu byihuse cyane so muri urwo rugendo rero icyo nasangizamo abantu nafashwe nkekwa nyine ushobora kuba wagiye ahantu hakahabura ikintu gakekwa bishobora guturuka ku bantu bagukeka gutyo bishobora guturuka ku muntu ushaka kwangiriza izina bibaho ngira ngo nagiye mbigaruka wenda sindi bunabitindaho cyane ariko habaye iyo case by chance rero nisanga njuririye iminsi 30 nisanga nabaye umuntu ugomba gukurikiranwa ari hanze yego uburitaba buri wa gatandatu wa nyuma w'icyumweru njya kwitaba ukwezi njya kwitaba niko bimeze ndumva ariko hari ukuntu hari ikizere niba ari buri wa gatandatu atari buri wa gatanu wa buri cyumweru buriya nabyo biratandukanye wa nyuma nabyo bijya bibamo burya arabo babwira ati buri wa gatanu ujuze urumva niba ari rimwe mu kwezi hari ikizere anyway wari wavuze uti harana habagabo
cyane ariko hari abantu nzi bajyayo ntibafatwe nk'abagabo abantu benshi bagiye kuri viyore umuntu wa viyore rero we wahuye n'uruva gusenya hari ababa bayikoze hari n'ibishoboka ko nk'ubu hari umugabo nahuriyeho nawe ntayo yakoze ariko yaranamisobanuriye ndabyumva njye ariko mu nkiko yananiwe kubidefanda birangira nyine inkiko zigaragaje ko ashobora kuba yarayikoze yasobanuriye ibintu byamubayeho numva ni ibintu bikomeye rero ari uwagiyeyo yabikoze wowe ntago wamwita umugabo kame mu muntu wa viyoye ntago wamwita umugabo yego ariko wagiyeyo by mari chance wenda bon Imana yonyine niyo kumukura hariya hantu wenda ko nta utaniri munamuvuge n'amazina kuri experience nto yagusharinze kugira ngo abantu banumve koko ibyo bishoboka ko umuntu ashobora kuba ari ahantu ubwiregure bwe ukaba ari bwo bushobora kuba bwagenze nabi yego yambwiye yuko yari umushoferi w'umumama uwo mumama rero barajyaga bananyuzamo bakagira ibyo bakorana hagati yabo hagashya hagashya muri terimezo hanyuma rero byaje kurangira umumama ashaka kumwikura iruhande uwo mumama afata umwana we sinzi uko yabigenje mu myanya ye n'iki hanyuma aravuga ngo ahita ahamagaza abantu muze murebe umuntu yankoreye ibi n'ibi mu kuza kureba wa muntu basanga yanasinze bigenda bikururuka birangira nyine bavuze umuntu umeze gutya ntabwo yabura kubikora yego Gwari detaye nyinshi nirinze kuko nubundi nawe aracyari mu manza n'iki kugira ngo dosiye ye tayisobanura neza ariko nahise yarabinsobanuriye ngendebye ari ukuntu ureba umuntu niba ari nabyita face ye ukuntu ari kukubwira ukabona katakubesha facial expression facial expression okay urumva rero ko iyo case nayo ishobora kubaho ishobora kubaho kabisa so rero na experience ndende wagize hariya hari amazina manini y'abantu mwari kumwe ngira ngo wanaburanye mu bihe kimwe na Mana yakize Theogene yego ababyibuka namushimira buri yatewe yandwanyeho mu buryo buri morale yambaye hafi cyane kabisa wow arakubwira ati humura ambwira ati humura ibi ni ibintu bishoboka tuzabicamo kandi tuzasohoka yego cyane ko nawe bamusohoye nkuko nasohotse nabari bamusohoye abona ko nta bimenyetso bihari so uba winjiye mu gipangu rero wisanga amageragere ikinjira amageragere niki cyagutunguye yewe ukuntu numvaga amageragere ubundi tugarutse inyuma gatoya Jay Polly igeze kumbwira ngo uzasenga Imana ntuzajya hariya ahantu ndamubwira se kubera icyo avayo bwa mbere niko yambwira arambwira ati werebe ukuntu umeze kigenda aratambuka bakambwira ngo urimo uratunukira iki n'iki none hibaze wowe rero simbi kwifurije kabisa ni ahantu habi rero kwisanga bagezeyo bagifungura igipangu bakiri kubabwira ngo mwifotoze mugire ngiye guhura n'inyamaswa kabisa noneho rero iyo ukigera mu mari cyumweru utari wahura n'abantu muri rusange mukiri babyita mu ihema kubera covid yego kugira ngo barebe niba nta covid mwinjiranye icyo cyumweru ukimara nyine ubizi neza ko uri bugema aho hantu ubizi neza ko hanze hahiye bari kukuvuga uko bitameze nawe baze nyine urwo rugendo nubwo bavuze ngo namazemo agahe gato bro hariya niyo wahamara umunsi umwe nyine uriga kabisa iyo uri umuntu wiga uhita wiga yego kugeramo rero ikintu nshima cyakoze ngeramo nasanze ko nabitekerezaga atari ko bimeze ariko ngira ngo n'amahirwe nagize ko nkinjira mu gipangu nkigeramo nahise nakirwa n'umutipe twa Titi Brown Titi yaraje arandeba arambwira dira bimeze bite wihangane mani byakubayeho twabimenye uzabicamo bizarangira arambwira ati rero ikintu ngiye kugukorera mubwira niki gikisa arambwira ati ngiye kuguhereza icyo bita ingazi nge nari ntarayimenya mubwira ingazi se nibiki ingazi rero nibwo nabonye ko ifite agaciro nta no kuryama hariya ahantu udafite aho kuryama nyine ubwo ufite ikibazo gikomeye ingazi Jay Polly ntigeze kwiririmbara kuryama twurira ingazi aho rero ubwo ngezemo batangiye buri wese kuza bamubwira ngo urajya aho undi arajya aha nsanga yanyandikisha mu bantu ko agomba kuncumbikira mpageze ndebye iyo ngazi yarayimbwira nkumva nyine ni ibintu nsuzugwa ariko ndebye uburyo abantu baba ari benshi abantu ahubwo umutipe yanyitangiye kabisa kuba waryamaga kuri metero itanuzuye babyita ngo ni muri 40 zawe yego ukajya gushyiramo n'undi muntu kuvuga uba witanze bikomeye uwo muntu rero iyo atafite aho kuryama abagomba kubera hari igihe kiba cyageze ahantu huzuye abagomba kurara nyine aho handi hasigaye mu bwato ariko ndumva ubizi nawe iyo baratubeshye ntutubwize ukuri waragezeyo
ambwira ati ikindi kintu ngiye kugukorera ubu ngomba kugujyana kuri site ukajya uba uri no kuri site kugira ngo utitekerezaho cyane. Site rero ni ahantu ugenda ukaba ureba amakuru, televiziyo, filime. Mu bintu nahise mbona biriya bintu tuba dusuzugura nyine hano mu gihugu ubona bisanzwe, hariya ntabwo biba bisanzwe bro. Kugira ngo ubone byonyine uko wicara urebe filime, hari ibindi bintu birenze. Ariko iyo bamaze kugira byibure abankadirama, ufite aho kuryama, ufite kureba filime, ibintu ubuzima bwa bwatangiye gucamo bagiye bambaye nk'uri mu gihugu. Rero kuri Titi Brown niho rero kureba televiziyo utanga ibiro bingahe? Ibiro 14 by'isukari. Yego. Ukareba ukwezi ubuguza mbona mu kwezi. Wenda wanabitanga ariko hari igihe usanga n'intebe zaruzuye. Ubwo turabitanga ujye wengeka ku ruhande urebe nk'abandi. Tita gukorera umuti uranicara cyane. Anari mfite ahantu nyine aho yicaraga arambwiye ati "Jye ntari bi nubundi ndenda kugenda nzajya nyuzamo ngiye rukuntu ndi umuntu siniya nta n'uwiriya ntebe ni yawe ugenda urebe." Yabana Titi ndagushimira bya hatari Imana wambaye hafi bya hatari kabisa. Wow. Uri umuntu w'umugabo cyane. Yo ntabwo nari mbizi rwose kuko iyo level ariko byari ariho yabigejeje cyane kabisa cyane. Titi abaragufashije ugutangiye kumenyera ubuzima, hari kuntu umuntu koko gutyo agufashije, hari kuntu uyakira ukaravuga uti se ko Titari hano nabandi. Kwiyakira bitinda kuza iyo uzi kunarengana, hari ukuntu utaramera neza mu mutwe. Ari naho mubwira ko na Theo yamfashije. Theo we noneho yarazaga tukirwa dukina angira inama. Ebana twiga ku rubanza ambwira ati ibintu rero ibintu byawe n'urucabana. None se nkamubwira n'urucabana kandi ndi hano. Ambwira ati humura mani bizakemuka. Ikinira dame tugakina igisoro. Amasaha akagenda yicuma nuko. Yego. Ubwo ubutangiye kumenyera reka bivuga rero ndane kubyita kwiyakira uramenyereye. Hari abantu bashya mu bo tuzi baje uriyo? Baje na Theo yaje nsangayo. Yaje nsanga muri classe aho batwakirira nyine. Nge nari mazemo nk'imisi biraza ku munsi wa gatatu. Urumva icyo cyumweru bose bagendera hamwe. Ubundi wasanzeyo ni wa munyamakuru mwakoranaga Jean Paul mushuti akasa mutwe. Jean Paul yazanye amashagaga menshi nari nzi ko bucya ata. Yaje ubona atiteguye kuba araho. Ariko Imana imworohereze pe. Akabigaseko nk'akeza. Jean Paul arahageze ariko ubona atabyumva. Ntago yigeze abyumva. N'ubu sinzi niba yarabyumvise. Nta nubwo abashaka kubyumva. Nanjye nafashe umwanya ndamuhumuriza. Yesi Jean Paul bimeze bite? Yatangiye ubundi yanze no kurya ibigori. Arambwira ati ibigori ntago nshobora kubirya. Ariko n'ubundi ntago wabirya ufite amafaranga kuri jeto uratumiza bikaza ukabibona. Ngo reka mite njya gutumiza. Yarazi ko gutumiza bigeta biza. Arambwira ati utumije bimara icyumweru rero nanze kumuca intege. Agaruka yabishya arambwira ati musa. Ubu none twaganira se. Agira ngo abanza shone. Ngira ubu rero ukuntu bigenda utabifite ureba ubifite akabiguha nawe ukazabibona ubutaha. Hano ntago waba uri Nyakamwe. Nuko. By chance agenda byumva nasize ariko atangiye kumva kabisa. Yego. Ubwo waje Jean Paul amaze igihe kingana iki? Twari tumaranye ibyumweru nka bitatu. Yaje mu cyumweru kinkurikira. Ntago ari biki. Yongwe nawe yaje ansanga. Yaje ansanga kuko nawe nagiye kumureba kuri class akiri nawe kwitegura. Nawe yanje mu cyumweru kimwe. Yazanye ubundi na Jean Paul ndumva barazerimo. Ubwo mwebwe abamaze kugeramo bamwemereye kuza kureba abandi? Iyo bisabye ushuka kwerekana n'impamvu nzima bakurebera isaha ariko nimwegerane kugira ngo mwirinde covid. Ari ukuntu ugenda rero ukamubaza se nkwandikishe nzakwakira. Urumva bituruka kuba mwavuganye. Babaha iminota mike mukavugana. Yego. Ndumva ntewe amatsiko cyane na Jean Paul nkundi neza ko ndamuzi. Asebara kamere. Kuri jeto se washizeho ikintu ko nasize ari rwose pe itoroshye. Oya byaje kugenda neza. Hari n'abandi bantu bamuntumyeho bake. Hari umuntu wamuntumyeho umwe nanjye gutyo nyine. Ariko buriya icyambere ni umuryango we. Umuryango we wari uhangayikishije cyane ko nanamusura yarambwiraga ati byarabimbwiye kabisa. Biri mu byari bimuhangayitse. Ati umwana wanjye n'umugore.
ambwira Jean Paul uri hano Imana ikora ibyayo ntiwahita ibyo bitekerezaho wasara ambwira ati sindi kubyumva ariko yani gerageza usenge Imana kabisa urabyumva Jean Paul uri kumuvuga ngahita mutekereza ahubwo nari nete akorera musaza agapfukamunwa n'agapfukamunwa none agiye kumureba yakambaye ndamuyoberwa gusa urancaho nunasuza ambwira ngo usuza urabona nari kukumenya bagukuyeho umusatsi n'agapfukamunwa nari nete ntago nari guhita mumenya ubwo abarahageze hariya rero ntekeza ko amazina nayo baba basanzwe bayazi nka Jean Paul mu gukora inkuru z'ubutabera yego bari bamuzi hari n'abapapa bahise bamumenya ubundi barabanza bakareka nyine nawe ukajya kubareba iyo ari bwo kiza batagufashaho time barakoreka kabanza nawe ukajya kubasanga kubishakira Jean Paul rero nko ku munsi wa kabiri nibwo yatangiye kugenda abana akaza kambwira uyu twari turi kumwe uramuzi wowe ngane ntago muzi rero mumbwira akahita mumbwira kumbe umuntu tumaranye igihe ntabyazi ngo ndimo nganira kandi aza abantu benshi no abazina background kabisa ahita akubwira amateka y'uwo muntu ariko ari mu bantu nabo nshimira kabisa nabo umuntu wese ugufasha gucumamo iminota ari yaba ari inshuti yawe kabisa kubukora urebye nabo bukora Zagara Zagarira aho bagize cyane ubwo buragiye muri gereza nkuko bivuga 40 zawe kumenyera gahunda niki cyagutonze hariya rero ikintu kigutonda ahanini ntago ari ukumenyera izo gahunda wenda ngiye kubivuga ikintu cyantonze ahanini cyane nukuntu abantu baba babaho begeranye umubiri kundi nyine bona muri benshi mucucitse icyo kintu kirajenana umenyereye privacy uri umuntu ugasanga ari n'amasaha utemerewe kurenza ukivuga ugasanga niba ari ukuryama umwe arareba ruguru ndarebe hepfo ibyo bintu byaranjennye kabisa navuga ko mwajyaga kuryama ukavuga uti mana kuryama bigezweho ikindi kintu habamo n'utuntu tw'amatungo tuba tugomba kukwegeramo gake mato biragucangamo mu minsi ya mbere ariko kugira ngo mukamenyerana mukabana neza ngira ngo ibyo ngibyo muri brigade wabifesinze hari ukuntu bamaze kubimenyera ntago brigade buriya rero niko nabibonye brigade kuko haba harimo distance kurusha mo hari abantu babegeranye cyane sinzi biterwa wenda na brigade barenga 10,000 ni bigera 14 birenga ni benshi cyane kandi abagabo ngira ngo nibo benshi nibo bakunda gufatwa n'inzego nibo bakurikiranwe cyane nanzi ko aribo banyamabara nibo bakurikiranwe cyane nta bushakashatsi turabikora ariko nibo benshi bari hari abakurikirana hari akantu nsura Jean Paul yambwiye nyine abantu mudakatiye muri gukurikiranwa ngo mufite langage mukoresha ngo ndi hano ku mpamvu zikomeye zikomeye hano ku mpamvu zikomeye zihamya ko nshobora kuhagwa wanyekwa icya Jean Paul arambwiraga ubundi bari kurateo Jean Paul yasigaye angira inama ufate mikoro neza warumbwiye bari kurateo ukwezi Jean Paul yasigaye angira inama ubona ko teburi abamurekuye atubure twe turaguma byanarangiye byikuremo ibintu urimo ubwo nibazaguhamagara bizagutungura musaza yatumye icyumweru kimbane kinini avuga ni ibintu bizagenda gute akayaza akabinyibutsa tubura bibona kumeza nyine wumve ko byakomeje twagiye kandi ari straight kabisa ahita kumvisha ukuntu ibintu ntacyo babihinduraho cyane nawe yaranavuye hanze ngo yari utuntu yagendaga nkoraho ngamvugaho baratumbwira nanjye mutamubihano mo gake umusiniya yari ukuntu umuntu muganira by'abagabo ati rero biswi zanjye urabizi wiyaranje kabisa mbona ikarito oya ntuzikoreho kuko ntago utaramererwa gutuma hari umuntu nyine ashobora kuguhana tu kandi ari we muntu ari we wari ya cyokoze ubwo rero hari byinshi twumva ngo abamo imidugudu abamo uburyo abantu babamo mu nzego numvise Titi avuga ko yabaga muri Kigali ni muri Kigali njya numva BAMPORIKI bavuga ko hari ahandi abana we mu byiringiro mva ko ari nyine sa nk'uduha ishusho
ukuntu hariya hameze abamo ubugari sinibuka neza umubare uri exact ariko burenga 10 ushobora ukaba mu 10 cyangwa bukarengaho gatoya ubwo ni utugari 10 yego niba atari tugari turenga 10 yego noneho rero arimo inyubako buri nyubako ibishobora kuba ari nk'utugari 2 cyangwa 3 gutyo ubwo rero hagiye harimo abantu nyine bitewe nuko bagiye banahagera nka Kigali ni iri mu abantu baje vuba benshi baba muri Kigali yego n'abakapo nyine muri rusange n'abanajyuba niko Titi yambwiraga n'abanajyuba b'umujyi uri mu byari mu banajyuba mu bantu bayoka abantu bayoka ni muri Kigali hanyuma rero hariya nabonye ariko kugushyira mu mudugudu ntago bigendera kuwuriwe cyane ahubwo bigendera kuhasanze ko badusobanurira batubwiye ko mu byiringiro utagenda ngo kubera amafaranga cyangwa iki ukuzwi muri societe niba koko wari nk'umuntu uyobora inaha uri nk'umuyobozi ukomeye ntago bakujyana kamwe ngo bakujyane kurara abantu busanga nibo batuma ujya kubaho hantu yego ubwo nka karitsiye iba yoroheje mubo mubizi neza ko kurumva namvise ngo hari uburyo mugira bw'abakozi urumva ugoragurira inkweto ukumesera ujya kukuzanira ibiryo amasukari si yafite mushobora kumvikana ariko ntago nzi niba ari ntago ari gereza ngo babwire ngo mukore gutya abantu bari hang group bashobora ibyo byose byagereza ariko ndavuga ngo kumenya aho uri bukuru uwo muntu ibyo byose nabo hari ikindi cyiciro babamo warakushaka uwo muntu arabakikubona akabibona niba abona kwa Nyirangarama bakugeraho ahitazavuga ati none se ako kantu aho kugira ngo ujye kukifatira ngiye najya nkakuzanira nzi no gukora ibi nibi gusasa ndeba nugutanga CV kabisa ngiye nkiragera umuntu yanzanira agapapuro kanditse ibintu akora amazi ashyushye uzajya yabonera ku gihe bibaje barambwira ati hano niko bigenda nyine umuntu yakubonye akabona ufite ubwo bushobozi murumvikana ubwo wari ufite abakozi bangahe mfite abakozi babiri ntago ntabita abakozi n'abajama babiri wari ufite abajama babiri oya numvise niyo rangaje ikoreshwa ntibabyumve nabi tana mu ntambwe hari abajama babiri bakurikiranaga gahunda zawe umwe ushobora kukubwira ati kubera ntiwajya gutonda umurongo kuri douche ntiwabishobora kubwira ati douche yabonetse amazi arimo ukagenda nyine ariko niba ubigusaba ubwira ati gerere icyo ngusaba uzajya wiyaranja mu gihe wabonye isukari nyiboneho birikora kubera nasanze ari wo murongo wa Titi nahise nkomerezaho yego ariko mpamya ko biri no mu byo nashimira Titi yo nsanga ntazi uko bigenda sinibaza uko byari guhita binkundira no kwiconnectinga n'abo bantu Titi yatumye umenya kandi urumva nawe byamutwara igihe ngo awubake umuntu umaze igihe nk'icyo yari amaze byamufasha igihe kinini cyane urumva rero yaranyorohereje cyane nabonaga n'izina rye ritarigeze rigwa yari umubyinnyi hariya yego yari umuntu wa danje kabisa so mu bintu rero byarikira n'abantu kuzareba indirimbo ejo bundi igiye gusohoka yabyinnye abantu yarayihannye fo ya Philipita mushuti wa nanuza na Krisizi na Kade okay aho ni sawa so rero nkuko uri kubivuga uti BAMPORIKI baba mu byiringiro ariko ntago bagendera ngo utanga amafaranga ngo ugeyo cyangwa iki ariko BAMPORIKI mo hari afitemo title yinda ni umuvunyi ni n'umuvunyi mo hari abarwanya karengane RCS ivuga ngo ibyo bintu nta bihari by'abavunyi ni kumwe nakubwiye ko society ishobora kwifata ikafata umuntu ikamutrustinga ku kintu runaka akagira tayito itazwi na RCS ariko ari yanyu mu by'abacamo urumva niba banayimwubahira kandi ni umuntu nyine nawe abanabanye n'abantu neza usanga no ku muntu kugeza ku muntu wo hasi usanga babanye neza kabisa urumva nk'umuntu wari ufite inshingano mu gihugu ushobora kugenda ukamugisha inama ko hari n'abantu bari bakwigira urubanza kandi nta kintu bahuriyeho n'inkiko ni muri ubwo buryo mbese nuko umwe abantu bahurira hamwe mukareba icyo buri wese agiye ashoboye societe irimo abantu benshi bose b'ingeri zose ni nabahe bantu bagutunguye dira ngewe ntakubeshya umuntu wantunguye cyane ni BAMPORIKI impamvu yantunguye ngikuntu namufataga hanze aha yari umuntu utatekereza yuko ashobora kwicisha bugufi ariko ukuntu namubonyemo hariya yicisha bugufi araganira arumvikana urumva kugeza no ku muntu wo hasi so byarantunguye rero ukuntu namubonye ni umuntu uri hambo kurusha uko nabitekerezaga mbere yego sinzi niba wenda yarageze hariya bigahita binamubaho nyine nawe akakiga kutuza wenda
kwiyoroshya bikiyongera bikiyongera. ariko buriya bituruka ku mutima w'umuntu ko namubonye haba ariyo se bikomeza biragoye biragoye hariya hariyo ugeze ruguciriye inka biragoye umusore wawe nakubwiye ko bitatinze ntabwo byatinze pe ntabwo bigomba gutinda hari biragororoka utagororotse niwe bibangamira ku busanzwe abantu benshi baragororotse bari ku murongo umwe bikagusaba nawe kugendera ni ngombwa uhita ugororoka okay so hari ibintu rero twajyaga twumva hambere ntekereza ko wenda bimwe na bimwe yaba bitakiriye ariko hari n'ibiba bikiriyo hari ibintu njyaga numva ngo fuso ibyo bintu biracyabayo abantu bapakurura ngo binjiza ibintu bakabipakurura kwaje oya ibyo bintu ntibibaho ntabwo bishoboka noneho kugira ngo wumve ukuntu hari ahantu bari ku murongo no kuba utiyogoshesheje ubwabyo bagushyira mu gihano iyo fuso si ubwo noneho yamenera iwabo babukoze amahano cyane ntabwo bishoboka ibyo byo ntibishoboka kabisa none se ko tujya twumva abantu bamwe bavuga ngo hari abantu bamwe ngo bari kwabo ngo bari mu kato ego byo birahari hari abantu nka nuze nka kazungu wakoze amahano ntabwo yari ari mu bantu bose muri rusange umva umuntu nk'uwo bamushyira ku ruhande umuntu uri mubi kuri rega ntari aba ari mu kindi gihugu nayo ari sosiyete umuntu rero wayangiza kandi kiri no kugororwa hari n'abakurikiranyweho batigeze bajya mu murongo mubi uwo muntu hari ahandi baba baramugiye bamugenera urumva sinigeze majya ngo ndebe uko bameze kuko sinigeze ngerayo ariko nari mbizi nko kuri tuza nko kuburana najyaga murana uriya wahoze yigisha muri kaminuza yitwa Karasira mwahuraga waje kuburana kandi nta handi wapfa kujya kumubona nigeze mubona urumva rero barimo ahantu kwaje urumva nabyumvise n'uburyo kugira ngo iyo sosiyete nayo itangirika okay ariko abayemerewe ibintu byose reka nanabite nshimira RCS bari mu bantu kabisa bagushimirwa baguha umwanya wo guhamagara ukavugana n'umuryango urumva nk'abantu bangana gutyo muri benshi babirirwa muri ako kazi hari abantu bashinzwe kuzana amatelefone bakaguha iminota 5 ukavugana n'umuryango ukawukomunika ni ikintu nabonye rero kirenze cyo kugwereka ko kiri donc utagiye kure y'abantu ariko urabizi ko kuri ntuze nko kuri ku ruhande bisanzwe ntago bikunda muri ano station yandi bayigo ikindi mbashimira nabonye sinzi niba ari bishyashya cyangwa bisanzwe bibaho nabonye basigaye bafata nk'umuntu yarabisabye wenda bakaba bamurekura akajya hanze niba yagize ibyago bikomeye cyangwa yagize hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu muryango we babikoze kuri Gasana yego bari n'undi mugabo babikoreye nari nkiriye oya nari naragarutse nari maze iminsi mike ngarutse ariko narabibonye nyine ko babikoze hari n'undi bongeye barabikorera wa kabiri sinzi niba ari bo bonyine ariko icyo ni ikintu cyo kubashimira cyane oya abari amavugurura meza bari ikintu kiza cyane kabisa so rero wowe uravuze uti kuryama byarantonze cyangwa wagiye wikwije nanjye nagiye nta kibazo cyo kurya gihari kandi n'abantu nahasanze urumva niba umuntu yaguhaye kuryama n'ibiryo tayari ntabwo nasanze atarigeze arya ibigori kuva yahagera nanjye rero nuko byagenze kabisa nkiri no muri classe nabwo nkihagera nshimira reka mbonera mushimire ari umutipe witwa Gogo no wiwacu ni umushiti wanjye nkihagera bwa mbere wahise mbwira ati rero ubuzima hano burakomeye ntugire ngo ni bimwe bisanzwe wenda urajya ubona ibyo kurya uko ubonye anyereka uko system imeze anzanira n'ibyo nari iryo joro bukeye nabwo duhita dukomezanya arambwira ati niba nta n'amafaranga ufite kuko none hano waba ufite nturi buyakoreshe biragusaba kwiconnectinga n'abantu icyo cyumweru cyose yarakimfashije muri rusange yego kuko njye n'ubusanzwe ntago nari kushobora kurya ibigori ngira nari ndwaye igifu no muri station isanzwe ntago nigeze mbirya nari mfite ibipapuro byerekana ko ndwaye igifu ugira crise y'igifu okay sorry ubwo dira ntago biba byoroshye abari amatsiko menshi cyane so rero ubwo uratangira amenyereye bagira izindi services zindi zitandukanye zo gusenga zo kwigisha ibintu cyane wowe niki cyahise kikwenteresa njye nahise njya gusenga gusenga noneho biba binaryoshye cyane kuko muhahurira muri benshi rimwe na rimwe ukabona n'ibitsina byombi ukongera byibura ukabona ko ari muvoma umuntu ufite ishati iteye neza akayambara yego ari naho Yongwe yahise atwemereza Yongwe abana yaratubwirije bikomeye aranaduhanurira kabisa ariko numvise Theo wavuga ko ngo uri gukora ibitangaza muri gereza Yongwe man sinzi ntago n'isanzwe muzi hanze ntago namufollowingaga byo kumufollowinga narebaga utuntu twe duke ariko ari nabaye oblige kuko twaranahoranaga tunaganira
ebana n'umuntu yivugiraga mu zindi ndimi zimwe zo mu ijuru niba ariko bazita abana akababwira ibintu byabo uko bimeze uko bizagenda ariko ikintu namukundiye ni ubutumwa bw'ihumure atanga byubatse sosiyete mo hariya kabisa. Wow. Uvuga ngo ntiyatakaje umwimerere we no hanze niko yabikoraga buriya urumva n'ubundi yari umuvuga butumwa hariya aho yarabuvuze bukabije kuko urumva nyine hariya yari afite abantu benshi kandi bahoraho buri mugoroba bagomba kuvuga ubutumwa abasengera mbese yakoze umurimo w'Imana kabisa. Kazungu wo mwe ngo wishe umudamu cy'imisagara ariko ngo nawe yabaye pasiteri. Kazungu umwe wishe abantu benshi. Oya wishe benshi sizumbwiye ko ari wari mu kato. Ibyo byari bigiye kuntungura ukuntu yaba yaragiye. Hari undi Kazungu wishe umudamu amukasa umutwe cy'imisagara. Ntago nigeze mumenya. Ntago namumenye. Okay. Hano hanze yaramenyekanye cyane kubera iyo case yabaye nini. Ashobora kuba ariko yabikoze ubwo nanjye ndi hari. Yabikoze mbere. Nge rero ukuntu ntiyari inkuru ntajya ndeba buri nakubeshye. Kuko ndarerejike ku bintu byitwa none unyeretse nk'igisebe naniruka. Inkuru zitari bunyubake mpita nziskypinga nkikomereza. Keretse ari inkuru zinyeforma wenda uko ubuzima bw'igihugu bumeze nshobora kurebaho. Kuvuga ngo umuntu yisha abantu bro ntabwo njya mbyumva. Ngira ubwoba bwinshi kabisa. So twumva byinshi bakakubwira bati muri gereza ati iyo bigeze nijoro ati abantu hashya ntago bishoboka ibyo bintu rero kubeshya ariko ngo mbere byabagamo na poli nibyo yambwiraga kera nyine ariko ubo ntago bishoboka ntibishoboka nta nahandi ese kandi poli yari nakubwiye ko bazagutera yabimbwiye kuko we iri pare ko hari ubuyobozi bwahindutse mbere uko byari bimeze mbere siko bikimeze amavugurura kuko ngo mbere n'amatelefone yajyaga abonekamo ariko ubu ntibishoboka no kuvuga ngo ari n'amasaha agera ukaba utemerewe kuba waninyagamba uri ku gitanda cyangwa ucana itara nako ugira ikindi kintu ukora na mustikeri kumwe abantu bamanika inzitiramibu hari igihe kiba bitemewe kuzimanika harimo ibintu biri ku murongo kurusha no mu gihugu mani hari haragororotse kabisa nta buryo bushoboka rero numva ukuntu umuntu nta buryo umuntu ashobora kwegera undi hariya ntibishoboka. You can pass no problem. We are doing an interview. No problem. Dira Akira kinyorosha suzi ko ndumusanze kunyibutsa yusi wa kigabo abakimani muhiruko ridashira mani wa kigabo nuna kabaka kabisa eri kabaka kabisa fisi wari kumwira ngo restaurant y'igiceri imeze gute Enga icyakubwiye none uba gufatanya nk'amafaranga bro bari harimo abantu bahana mwana umuntu araguhana kuvuga cyako genda kubwira ngo nigeze gusohoka nibagiwe kwiyogoshesha urumva hari ukuntu ba stress kandi umusatsi wanjye ukura vuba nibagiwe kubundi ugomba kumaraho neza sohotse rero mu kugaruka barambwira ati kuki wasuzugwa amategeko se hano uvuga mu by'ukuri ntabyo nigeze mbona barambwira sawa ngira ngo birarangiye bampaye igihano cy'umunsi wose bro byonyine ako kajiste gato k'umusatsi kandi ndi n'umuntu ntago nari umuntu utazwi nabo bamariye none barabajama akanyenyeri kaba kariho oya harimo inyenyeri za danje na nyine bamariye byuri VIP ariko barahamana kabisa umunsi wose kumara uri mu kazi k'imvune rero hariya kubera ibyo bihano bakora bituma nta n'umuntu bashobora kuba associated bituma nyine n'umuntu wese uri hariya agororoka nta bibazo batabikoze gutyo hajya haberamo ibintu bidasanzwe amabara ngo ifaranga rwose ni ikizira bari ntibishoboka none kugira ngo byumve iyo winjiramo bajyana ahantu bita kubasaka baragusaka no mu imbere mu nda bakasaka asubwo subo wabitinyuka gute ntibishoboka ntago byashoboka hari strategy abantu bajyaga bakoresha bakinjiza umufungo bakajya bawukoresha mu tuntu nyine kwaje none se ko nta n'ikintu yakumarira amafaranga mo hariya nta na kimwe kuko niba ari ibyo kurya bituruka kwa Nyirangarama ni fishe yawe bituruka kuri phone umuntu uri hanze cyakoze nanabisaba abantu bari kudukurikirana nari umuntu yohereje bakubaza icyo ushaka bazana ifishe ukandikamo ibyo ushaka gusa n'ubwo ya consuming gusa ntago bajya gukora withdraw ngo bayaguhereze bishoboka okay ikintu ahubwo nahita mbivuga nkibyibuka nanavugira abantu bari hariya umuntu uri hanze kabisa afite umuntu agiye yibuka mugereho
cyangwa niyo utaba ufite n'amafaranga hariya amafaranga yose niyo yaba make arakora kugira ngo ubyumve nka biswi ubwayo ishobora gutuma ucuma umunsi kandi ubuzima bukaryoha. Wow. Ukuvuga ngo rero ufitemo umuntu jya ubizirikana niyo wajya ufite ubushobozi butoya mu gakoma yego gahunda ikabibaye fresh. Mujye mubageraho murebe n'akantu mubasigira munabahumuriza umuntu abakeneye umuntu umwegera hariya kabisa. Ihumure nicyo cyambere ubwo rukuvuga ngo byari twumva ngo wenda umuntu afitemo ngo ukuntu kwaje nugeze kumva ngo ari umuntu ngo bafunze ngo akatiye umwaka histoire rwose Jean Paul yintekerera atarabona izazakubwira garutse uzazuma avuga ngo bamukatiye umwaka wagezeyo bamutinganye. Ibyo ntibishoboka ntago bishoboka none se babikorera no kuvuga ngo ntago amatara ajya azima ahantu hose uri baba bakuri ntimwajya muri dushe muri babiri nyuma bari umurongo hahora abantu mani muhorana nyine muri kumwe muri abantu wakibeta gute ya masaha abantu babarangaye muryamye rero haba ari abantu bashinzwe umutekano wanyu ntiwasohoka ugusohokane n'undi ntago bishoboka ibyo cyakoze mbere ubwo byarashobokaga ariko ubone byakunda kabisa. Nzi ko nicyo kintu uri n'umuntu ukubonye ubyibushye ufite agatayi kameze ukuntu ngo ugiye firi ngo bahita bavuga no kubirota bro bishoboka. Muri brigade hari akageso nabonyemo nk'umuntu wayigezemo k'abantu bikinisha hari ntabwo bibayo muri brigade se bwo byakunda ko twajyaga tubafatara ukumva vugije induru tikaraje niba ari uko ntayatinze ariko nta muntu bigeze bafatira muri ako kantu. Noneho no kukubona muri abahungu babiri hari abantu baba bazwi bashobora gukekaho ibyo bintu ntabwo batuma ararana n'undi muntu kora ikosa rero bababona nimwegeranye ni ibihano bikomeye by'igihe kirekire. Ariya rero kwikinisha kubera ko umuntu ajya muri dusha ari umwe wenda yanabikora ariko bigucitse ukavuga bakagufata wahura n'ibibazo bikomeye. So wariyo rero nawe ntago ari igihe nubwo nakise gito ariko ntago ari gito cyo kuvuga igihe gito nkuko wari ubivuze uti abantu bari hanze bajye bibuka abantu babo cyane kabisa. Abasani mwabanye hari uburyo bakubaniye cyane nanabashimira noneho ngiye gushimira liste yo ni ndende nanabikoraho ariko nta kibashimira. Umuntu wa mbere nashimira ni Mama Diamante Young Grace yambaye hafi bya hatari. Nashimira K John yambaye hafi bya hatari. Nashimira abahanzi bo hari nabikoranyije ari babishyira hamwe banyoreza akajeto kameze neza kabisa byarabaye. Nashimira ba Magic the Black nashimira ni benshi cyane. Hari n'undi watinye kuhagera witwa Kizimana nawe amitare hano sinasubirayo sinshaka no kuhamenya urabizi ariko yari yaranabimbwiye rero mpamvu ntamugizeho ikibazo arambwiye n'abantu banjye bariyo sinjya nsubirayo. Aragiriye ihungabana we yagiye na mbere kimeze nabi anahamara igihe ahamara n'igihe yambwiye iriya nzira niyo wampa miliyari sinanayica. Nabonye gusa abantu bamwe na bamwe mubona ari inzi bariyo kimwe mu bintu wenda nuko bitahita utavuga ngo no kubyishimira ariko nabonye ikintu cyitwa kubyibuha hariya rega niki kibitera ukora sport icyo ni icyambere uburuhuka neza rega ubuzima bwo hanze nabwo ni ari uraruhuka yego ufite stress yo kuna abantu bari gufata ibintu ariko iyo wamaze kubyakira ubukora sport ku gihe uryamira ku gihe ukaruhuka ku gihe ukarya yego nubwo utarira ku gihe cyangwa ngo urye neza ariko urarya nabwo no kuba rero uriyakira ugera aho ngaho ukiyakira kabisa. Urumva rero umuntu wakoze siporo waruhutse bihagije umubiri n'ubundi urongera ukarekipera ziriya hangova zanyu murara murega ziraza kubakoraho nazo ni siporo mu zindi hangova rero ibihari abantu buri pose kabisa. Niki cyagushimishije hariya ntabwo mvuga ngo warishimye ariko hari ikintu ushobora kubona ukavuga ati wow saburiya ni igiki byose nuko nahasohotse sabira n'abajama banjye bari Imana iborohereze kabisa baveye rwose. Niki cyakubabaje uriyo kandi ari byo tumaze kuvuga cyakubabaje nuko ariyo kuryama namubaza icyamutunguye reka nguhe nk'urugero
icyamutonze umuntu wakubwira ngo guma hano ntiwemerewe kwitaba telefone urabizi ukuntu umuryango hari n'ikintu uruhare rwawe mu muryango uraruzi contribution yawe kuri societe urayizi ntiwemerewe kuyitanga ntiwemerewe kuva aho uri kandi noneho uri no gukurikiranwa nk'ibintu utakoze bro ngaho bishyire muri uwo mwanya uhita ubyumva aya ndabyumva ubuzima burakubihira doaze wigeze utekereza nko kwihorera nigeze kubitekereza ariko mpita mbivaho ari nshimira na BAMPORIKI mu bantu batumye changing mind arambwiye ati buriya rero wa mwana we ibi ngibi baba bagukoreye ni ibintu wagombaga kwishyurira ahubwo ni ibintu uba ukeneye kumenya inshuti zawe kumenya uko abantu bagufata kumenya na ba bantu mwabanaga kandi kuko narabibonye nka JALAS nitage mu jama ntiyangezeho ntiyanashatse kumenya kabisa urumva rero iyo urimo ntago ubimenya hari n'abantu benshi buriya ariko nanone ntarenganya kuko ntago natinzemo ko nanjye mvuyeyo kongera gusubira byamfasha igihe kandi nari nifitemo n'abantu kabisa ujyayo urijaja ukajyayo ariko nyine byo kwihorera wari ukomojeho nasanze n'ubundi ntacyo naba ndwana nacyo cyane kuko utinda ugenda umenya n'ukuri ugasanga umuntu yabikoze nawe atari nawe wabiteye nko mu kanya hari akaverisiyo namenye urabizi nsanga n'umujama nari namurenganyije sinabyo rero ugenda nyine ucenjinga mind kandi no kwihorera nabyo bisaba imbaraga izo mbaraga rero nazikoresha nkomeza ntera imbere nikomereza nkazura umutwe mu mugani uranga ukubura umutwe nkubura umutwe ari yaravuze ngo ameze nk'iki nk'icyugu ariko uriya mupapa mwana igihe amahoro n'imigi amajigo sinasanzwe ndateye imbere gusa urabona ntarateye imbere ibizuba ryakwishe urimo urantunga mikoro ntateye imbere funse abaki n'isoro bamutwariye akantu sinzi niba baramutayemo ugeze kumva indirimbo ye n'isoro na mbanda na funse ubundi akantu agomba kukandikisha kabisa dira rero ibyo bintu nibyo cyane nagira ngo ugende udusangiza by'amatsiko ya hariya kuko hari ibyo abantu bibaza uko abantu babonana ibiki imibereho ubwo mumenye ko wenda n'ab'igitsina gore mujya mubahanga amaso ku munsi wo gusenga urebera kure ubwo hari n'abantu bajya gusenga kubera iyo mpamvu na wa muntu wagarutse sinshake kumugarura hari abantu benshi nakabaye nshimira ariko bambujije kubavuga amafamiye yabo azi ko bari hanze niyo mpamvu rero hari igihe waba ukoze amahano hari abantu bari muri Amerika kandi bibereye pfiri umuntu rero kujya kumubwira ibyo bintu ushaka kuzana hano ibaza bibonye kandi ibi biganiro barabireba gatuma umuvandimwe reba ibintu ankoreye namenye ko mureba now cyane now kabisa ni na Titi Brown ni initiative ye niwe wabijyanyeyo yego abana ariko bisusurutsa abantu kabisa ibirimo tu update twinshi ikiganiro zinduka cya Uswakim ni ikiganiro cyumvwa cyane kabisa ikiganiro ngo ndetse na flash ararebwa cyane na ibiganiro na RBA Anita ararebwa cyane noneho cyane uranabyumva impamvu abasaza bashaka kubaho narake ararebwa cyane ari abamo imyidagaduro udusobanuye Rocky nabari ikibazo Rocky ntaga kizitanga cyane biragorana kuzibona ahubwo nasanzemo ni za Big God ni nk'umuntu wahabaye nayitize niho zibanza yatsindiye isoko na Junior Giti hariya biba biryoshye kabisa hari entertainment man ya danje amakipe ngo ni ibindi umupira urakinwa cyane ku hari na tapi ya danje ya futu ariko itagira ibyatsi ugize ngo bashyize stade wewe ibaze gati so abiya byose nkuko bivuga abantu bamwe baba bashyizwe mu kato niba abantu b'indenga kamere uretse Kazungu twamenye nta bandi bantu wadusangiza
bagiye bahari barimo nk'uwitwa Cyuma nawe bavuga ko ari hariya ariko nawe ari kuri side wavuye utamubonye mbese navuye ntamubonye hari n'igihe ukora amakosa bigatuma bakakujyana ibyo birasanzwe ndabyibuka ko nyakwigendera Jay musura ubwo yarafunze igeze kumbwira arambwira ngo ambwira umuntu nyine ngo mvuga ngo cyangwa ari ibikosa ndaza kureba ukuntu ngo gita mu bihano ni ibihano ubwo uzi nk'ibihano yaragiye kumuha ababyita bito uzi ko ushobora gukora ukwezi kose igihano kandi abatipe kuko nyine bazaramba hari igihe azibukira kuza kugukura mu bihano nibwaze igihano cya mbere abagukoreye noneho niba bafataga nk'ibintu byo kwa Nyirangarama ubwo ntiba biri bukugereho urarya ikigori bro yari yaba igihano okay so ni experience nini hari byinshi wabonye dira nkuko bivuga Bamporiki yakubwiye ati kwenda ntabikwifuriza ariko rero somo nawe mbona wari urikeneye mu kakibyibura ko naryizera ariko niba warageze hariya wararyize nararyize cyane nararyize ndariziho haburaga gato iriya ngo ni kaminuza navuye na graduatinze waturutse ishuri ari ikintu numvise ngo nk'iyo ukatiye umwaka cyangwa imyaka mike igihe gito ngo abantu ngo hari ukuntu bashobora nko kubwira ati wowe waje kutuneka cyane rwose nkanjye ahubwo baravuze ati kuki bakohereza kuneka ntubivuga uraza ugahita ubona ingazi noneho ikintu kirenze yahise ahava ndayisigarana urumva ninjye muntu wa mbere byari bibaye mu gihe gito kuri iyo revo kugira ngo uzabone ingazi yawe uyiraraho urumwe uzi imyaka uba ubikoreye reba ukuntu muri aba maneko babishaka mw'abana mwe mwagiye muneka mugashyiramo n'ubwenge noneho bahise banandekura barambwira ati twabibabwiye tufite amakuru ujyanye birakumarira iki bro ntabwo nyine umuntu aba abyumva ariko nanashimira ubutabera bw'u Rwanda nicyo kintu nahise mbona burigenga kabisa butigenga hari ibintu byajya biba hariya cyangwa bukaba influenced ariko niba kuko ari process nzima baragucisha ahantu hose babirebe babigenzura kabisa kandi biranumvikana kabisa ndabushimira cyane akantu ndi busorezeho nakandi kantu numvise ariko sinzi ko kubwo niba ari byo akantu kuko iyo umuntu agiye kuri viole ngo baramuserereza ku kigero cy'uko bashobora no kumubwira ati jya ku ruhande uri ku viole ati turi kukumva ati turacyafite agasamusamu ati ni cyose kiri kuguhumuraho baba we ari umuryamange wari witwa Kunsutsu bandi mworohereze yari yaratugorewe bihera no kuri stations abantu baba babyumva urakura umwana mwibase watera umwana kuri poke ukimurikira agatsindwa n'Uwiteka Imana izakikurinda uzi icyaha kigutera ipfunwe mu bantu umuntu wese nta n'ikintu waza umubwira kandi ukibwira umuntu ngo ni viole urabyemera ntabwo ubyemera ndabyemera ibyo hariya ubukozi isakirije irenze kandi no muri station hari ukuntu bajya baza bakanahamagara ngo abaviole ukwabo abajuru ukwabo nicyo kintu nabonye umuntu afungirwa akaba afite isoni zitabaho nk'ubwo wumvaga ubundi ugamije iki abantu baruzuye bite noneho haruguru bakubwira bati mu migina ntawuzi hari n'abantu babishaka bari kugenda ahubwo bakanakwishyura ntabwo uzi agaciro kawe wakite bagahita bakikwita ako kantu rwose narakumvisha bati umuntu wa viole araharasingwa ariko mu buryo bwo kumuserereza ariko kumuharasinga ariko bani nawe bitekereza umuntu viole gufata umwana w'umuziranenge ukajya ugaterura rwose ujya guseseka nasoni ayo wana abantu biri abantu baraho bakubuze nibyo kabisa hari harabayemo Ndimbati hari harabayemo Presky nanamushimira Ndimbati yaranansuye inshuro irenze imwe ebyiri wow bari no gupanga akamite mutwikira ngo kuri Saint Valentin ngazakora umunsi wo kwitekerezaho ngo abantu bazajya muri Saint Valentin kwa Ndimbati kugenda bazi ko ari ukwitekerezaho ngazatanga na award ubwo nzu wazayiha ndamuzi Ndimba
abadi uzayiha turamuzi ariko dira ikibazo cyane nawe ubuze ibintu byinshi imbati ebana muzajye kwitekerezaho kuri Saint Valentin kabisa ndimbati muzaba muri kumwe none se dira byagereza reka mbiveho kugira ngo nze kugira naho mpinira ko telefone yabaye lokalizi wawe hagenze gute ibyo bintu ibyo rero reka mitange umucyo nta nubwo ari byo ntabwo fone igeze barokalizi iwanjye bavuze ko ngo yakoreshaga umunara w'inyamirambo yego umunara w'inyamirambo se ngaho bibaza ko kwa X Dealer tekereza oya ntago ari iwanjye kabisa na coordinate batanze ntago ari iziwanjye kandi iyo binaba byo buriya telefone yari iPhone umuntu wese dukurikira arabizi habamo GPS yego ni phone ugenda ukageraho neza ukayigeraho kandi kugira ngo igaragare iri gukoreshwa ku munara nuko yahamagaraga nimero runaka igaragara iri gukoreshwa mu munara izo nimero rero yahamagaraga zagomba guhita zigaragara ni ibintu nyine ubona birimo bidasobanutse 100% bitari kiri isi ni gateye gatoki pirato wagushinje buni hari warabimenye kuki ntabimenye cyangwa ngasange ubwiye ni kaze neza ngisi y'abagome kamwereka ko uri umujyambazi ya mutipa ariko mani yakoze amahane bibaza ariko umuntu kuvugira ibintu ngisi no mwishaka guhimbira ikintu tigeze natekereza yavugaga bihagazeho rwose ati ngewe akanifotoreza muri rimani cyane rwose Imana ishimwe rega abantu bose bagiye bamemukira umwe kuri umwe Imana igenda itanga umucyo ariko ni nakisi meze bro yuhemukiye umuntu byari byo byose nawe bisanga imbere karuma ni beach kabisa ntagiheze kubivuga kuri mikoro bararakaye cyangwa yawe ibiri ntagiheze karuma niyo kabisa karuma is real arenze kundi pirato yakinnye comedy man azikina nabi ubundi yarasanzwe akina ama comedy biriya bintu yabikora ntajye kuri RIB akabikorera nko mu rugo nakuvuga ati arishakira views yiferera ariko none kugira ngo ihita nahitinga cyane yagiye no muri RIB afatana ya ntuza umuntu wese ari kubibona nanjye narabibonye ngira ubwo vuga se nk'ibintu umuntu muzima arabitinyuka cyane rwose sheme umuntu pirato ukibibona umenye ko nyine ubwo aho hafi ngomba kuba ahantu hatekanye abasaza y'abantu pirato mumushyire ku murongo nawe banza ko sohokemo gake icyari yazize iki subundi we ni izindi cases zirimo ngo na super manager ngo z'umudamu bariye umufungo n'ibintu ntafite igisobanuro neza ariko ni ibintu bya kuba gutyo bimeze nko guskaminga umuntu ahubwo icyari gihedinze inkuru yawe byavugaga ko ari coach Gaël wagutumye kwiba telefone ya Ben ngo akaguha miliyoni 3 ubwo ndavuga ndakotinga pirato nuko yabivugaga kuko ngo niko niyo deal wamugejejeho ngaho nyimba pirato nawe none anakora nibi nagahubuka ubuse coach Gaël yavuze uburyo umuzi nk'ubwo phone ya Ben ariko bayishaka miki ni umuntu intellectuel azi ko iPhone kugira ngo uyigemo bisaba password ubwo se ari kubivuye iyo password ya Ben ubwo se ari kumenya gute ko ndibwicarane na Ben ndi bumugereho gute ni ibintu nyine umuntu ahuza byo ariko showbiz bamutwa tuntu yego hari abantu bashobora guhuza ibintu kugira ngo bagushyirishemo ariko bari gutagetinga ikintu kirekire imbere nibyo Coach Gaël rwose ntakubeshye nejo mundi nagiye na labor nagiye hano kamari yaronshingiye kaso muri kaso namusuje nk'umuntu tutanaze ntago tuziranye mani byo kumenyana n'umuntu bisanzwe rwose nta deal ngirana nawe yindi kabisa hano mu miliyarderi rega ese ubwo yajya kwiba phone ngo agatanga miliyoni 5 ngo bayimuzanire ubwo se kuki atari kubikorera ku butaka ahubwo ariho ubu byari kumunanira ibyo byose nanjye ndabyibaza ibintu by'amaprank ahubwo muri abo bantu bari Burundi harimo abantu bangambaniye bafite inyungu zabo zo kugira ngo banabihuze na coach Gaël bagonganishe na Ben ko na Ben nawe arabengana kabisa kandi umuntu wabikoze musubiye inyuma neza mwahita mumumenya yego none akekaga nasanze atari we ahubwo umuntu bafitanye ikibazo cyanyacyo nta nubwo ari coach Gaël bagifitanye gusa kugira ngo ntange hinta gifitanye na Bruce Melody na coach Gaël uwo muntu ni umuntu abantu uramuzi kwanza ngenda muyoka rero n'abadukurikiye babizi baba muri no game bahita bamwumva umuvuze yavuze ngo umuntu uzamuvuga azamwica ubwo se kumuvuze kandi namuvuze anyice kinira ku izina rye wowe have naratinye umuntu uzajya gukina ku izina nkeneye kubaho mbabaye ibintu byarahindutse hajemo aba mafia man mbere ureze ukuntu twikoreraga ibintu byabaga ari urukundo ari ibintu bumva bisanzwe ariko niba haramaze kuzamo aba mafia y'abantu ahubwo Imana nigomba kundinda ubu ngubu ariko ziko nubwo ruba wose tutari buvuga izina uwo muntu
uziko mise nibuka ko ari n'abantu nka benshi bafitiwe ibirego bye hariya hakurya none se uzagare na Bosco azakubwira Bosco nuwe Sengabo Bosquizo nta gushona se yigeze yaramwubitseho urusyo none ikintu kibabaje hari umukinnyi akinisha mwana ugaragara ni ubu bigaragaramo yibereye inyuma umukinnyi yawe umukinnyi abantu b'abahanga man sinari nzi ko ari abahanga kuri iyo level ushobora kubara nk'ibintu akabara nk'ibintu bitandatu inyuma uzwa muri dosiye ya Sengabo yari yarashyizemo na gutya ku mugongo arabanza Kevin Kada yari karagafo ku mugongo kabisa mbega abantu barahindutse cyane kubona melody umenya yaratoboye akarika kamuvuga kubona yamuvuga ati we ariko rero bazatuma abantu bose barakara nta muntu uri utagira focus ku wundi mu gihe bamuhaye umwanya nawe akavuga kandi ukurikiranye umuntu ntabwo wamuburaho ikibazo kuba buri muntu agendana amabara ariko uriya murara ararenze pe ararenze wabo arategura bisata agahita yishyiraho utuntu tw'abantu bari kwikinira gake yipowe bro uri umugenius kabisa urarenze kabisa so dira rero ngira ngo twaganiye byinshi birebire wari ufite n'izindi gahunda reka ne gutinda cyane ngire aho mpinira kugira ngo ujye no kudiringa izina ryawe ryagukozeho naryo riri mu bintu ngo byahise bikomeza kese kandi iryo zina riri mu barinyise hari imbere ho gato twawe rifite ahubwo Meja ari Meja X wari kwisi Meja X na Meja X ahubwo ninge Meja X amazina yacu ariko twayiteye mu gihe kimwe turi gukora imiziki byanga abantu batazi ko nari umuraperi wa danje nari kodinze nka mbere y'abatafu gang umuraperi kongwe nano batazi ko ari nk'abafana banjye babaye abaraperi ba danje ari umukompetita wa Benzo Benzo yaje nyuma cyane ntago ariko turashaje bana brag twayaga dutera ngo Benzo yatwigishije igare nawe ni mukuru umusaza Benzo urashaje nabonye ari guserebura ubwaro bwari bwaranze ariko anyway ubwo nako mbakanyijemo kugira ngo bumve nawe yazina rero ryatangiye ubundi ahantu byatangiriye ni nkiga ndumva narigaga muri eti save 5 zito ndumva rero byatangiriyeho gatoya ari ukuntu nyine umwana yari kwishakisha ubona nyine ari umudira utuntu twinshi oya dira wikwijijisha n'uri dira oya kuba dira ariko ntago umuntu w'amakope usanga utarimo ibyaha usanga ahantu hose uhari shene nta kibazo uzifite ariko noneho nge mfite system izubaka ahubwo reka nanabibwira abantu ni ibintu nakerekana nkabigira kiriya nuko ntakwereka ibanga ngo utantwarira akazi ariko mfite uburyo nge nkuzamo shene y'umuntu igakura mfite uburyo nareme shene igakura kazigurisha rero kwirirwa kuri mikoro mvuga nkuko ubaza ibibazo yego ubishoboye bw'amahirwe mbona nguye nanjye kuri aho kantu undi muvuno amafaranga ya sibyo kabisa kugura ibitaramo nabyo ni kind of yo kudiringa managing abantu nabwo no kudiringa sibyo sinekeza ko byari nabonye warageze no mu bibanza mu bibanza byo ahubwo uzibanza ari umuntu wafashije umukire wa danje zamumenya mu minsi iri imbere KTM yabaye hafi cyane nawe wow umuntu muzima shimira witwa Nicolas mu Dubai nawe wambaye hafi shimira petit frère wanjye yitwa Bituke de Papa amubonye ko ariwe nazanye igikenewe ni umwogoshi ngo ni kabuhariwe akorana na wa muniga shimira Ramazan bose bagiye banafasha mu petit frère kugira ngo nawe akore kariya ye shimira sister wanjye yitwa Sara n'abantu nashimira ni benshi cyane rero ikintu nakubwira ndi gusoza ugomba kwegera Bituke se kutigeze ushimira abantu b'igitsina gorera ntiba sister gusa wari warasize Nirazima kabisa uramuza rasuwe igihugu se nari ninzemo yewe narahari kabisa ngo ari gususha azakora exit azaza mu misiri okay aho ni sawa
So dira reka dusoreze ahangaha rero ngushimire cyane ku mwanya wawe waduhaye tukaganira twamenya utuntu twinshi tuba twibaza nk'amatsiko kandi ntekereza ko hari byinshi watanzeho umucyo nawe bikwerekeyeho yaba ari ibyo byo kuvuga ngo telefone uburyo bwo kwitwara kese uko yagenze abagushinje hari n'utundi twinshi wagiye utangaho umucyo kandi biba ari fresh. So reka ngushimire rero ku mwanya wawe wakoze cyane asante sana. Mbonye rero ya design umusaza yambaye ndanibuka hari umugabo ufite yitwa Touch Media Design. Touch Media Design niyo mugomba kugana ku bintu bijyanye na branding na printing muzanahagere mbabwire babakorere neza ibana niba byita impuzankano hari bashyiriho branding ya nanashimira abantu bambaye hafi ni benshi ntago nagenda mbanyuramo bose no nakibagirwa umuntu ashobora kugira amazinda ariko harimo witwa Papa Shema na Mama Shema nabo mbashimira baruvuza abapapa n'abamama ubwo mise mbishyira hamwe jara nawe ngushimira kuba twaganiriye twari tumaze igihe tutaganira kabisa abantu fresh. So mwakoze cyane ubwo reka tugera Siena.